ejo kuri bonane mbere yuko hagera hari abazafungwa, hari abazarara mu tubari, hari abo bazagonga, ariko abazarenga kuri bonane bakagera muri uriya mwaka nabemeye gusenga. Buriya kuri bonane niyame abantu bagume mu magi wabo. Abantu bagume mu magi wabo pe. Abantu bagira ute bagumi wabo kubera iki? Kuko hari igihe uzagenda ukaboheye n'imodoka ikakugonga, gumiwanyu nimba nta bintu bizimugiyemo, gumi wawe urikiye umunsi mukuru uriri wawe. Ariko burango ni byakabaye ngo nk'itegeko umuntu akaba yakicana famille ubundi ngaba ni umunsi kwicana. Ese niba ari umunsi kuganira na famille yawe uragiye barakugonza, ugiye guteza umuryango wawe ibibazo. Byo bintu bireke kuri bonane ejo mugumi wanyu mu rugo. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya, nkaza kongera kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu ni umuhanuzi, uyu ni intumwa y'Imana, afite amavuta y'Imana, afite imbaraga z'Imana. Uyu agaragara nk'umwana ariko imbaraga ziri muri we. Uyu mwana yagusengera ikibazo ufite kigakira. Muri hangana kuba ndi kumwita umwana. Ejo bundi nigeze kubwira umuntu ngo umukecuru dukunda abantu benshi bo ntago bazi ko tubita, ariko bundi abacecuru ba kera babitaga ngo bibi. Ibyo bihora bizi se ntago bizi weho ejo bundi ngo dore bibi ari rundi bitaga kaka cyangwa se ukamwita mukecuru, ubundi babita ucyo ukavuga mukecuru. Eyo ndi rero twari twicaye mu modoka numva bari kuvuga ngo mwigire y'inkumi tambuke. Noneho mbabwiye umukecuru girayo. Abaramwe ngende mukecuru shaka ino mukecuru pe ngende mukecuru waweho nguri kuma batari kunyita inkumi uratinyuka ukanyita umukecuru nta sono ufite. Ndumirwa ndavuga abantu bari bagiye gufata inkombe y'abandi yigira umukecuru kubera igomwa abantu turi gusata tudashaka. ubwo umuntu ushaje udashaka ashaje adashaka yaba byashobokaga. Yarashaje ni ngaho undi kwago dore uyu mwana uri ugahita ndebikejisha uri umwana. Ntabwo nakureba ikejisho da. Sori we ndi umwana nge. Aya na ugura umusore. Oya ndi umusore. Yes, bari gumugisha. Hanyuma rero ndi kubwira abantu uyu umuhanuzi dawe. Umuhanuzi pe ndanabyemera kandi 100%. Mana gusiza ayo mavuta. Ari nayo mpamvu ngiye kubanza kukwakira ukibwira abantu badukurikiye bwa mbere, numara kwibwira abantu badukurikiye bwa mbere, hanyuma nze nshimira abantu badukurikiye, hanyuma nkwakire. Imana igumugisha. Abantu badukurikiye bwa mbere nitwa Dawidi Dushima Imana Vensa, nandi mazina atandukanye bagenda banyita, ubwo harimo pasiteri nyine nta mazina atandukanye, ariko ubusanzwe abantu benshi banze kuri Dawidi. Yego. Hari ikindi se ndivuga nibyo. Reka nce bugufi mu mutima ndi imbere y'abantu badukurikiye, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ko warafashe umwanya ukadushigikira, ukoze subscribe dutera iyo nkunga yawe, n'abandi badushigikira mu rugendo rwo gushaka abakozi b'Imana cyangwa se bavuga butumwa, mukabyishyiraho kugira ngo tube tubabona cyangwa tubazane. Hari abantu baba bakoresheje imbaraga zo kudushigikira mu ngendo tuba twakoze, abo nabo turabashimiye tubikuye ku mutima. Ari nayo mpamvu ngiye guhereza umuntu dukurikiye akabanza gukora subscribe, hanyuma nawe tukamushimira kimwe n'abandi. Yes, Imana iguhereze umugisha. Wowe wemeye gukora subscribe ukadushigikira, ukaba wemeye kwiyandikisha mu muryango Ndabirambiwe TV kugira ngo tubashe kuba twanakuzuza ibihumbi birenga 30. Ubu turi gukabakaba hafi ya 30. Urumva umuryango wacu bamaze kuba mugari. Turi guteganya ko mu gihe kitarenze ukwezi nabo barababuzuye kubera Imana. Ejo twagize 25 uraza uramyana ingenda bihanuye, turarangiza 25. None dore kugiye no kurangira byararenze. Nyamara ubamo nuko uri mwe na rimwe ugenda gugahera ariko ni examen. Ejo ni bari mu bizamini ndabizi. Hari igihe mwana, hari igihe umuntu amasomo agenda akamufata akavuga ngo ariko none se nkarega nk'umba nigomye mwana, reba umuhanda manazamwe nawe reba abari abantu batubona twicaye aha niduturanye si cyambere cya kabiri ntitubana.
dutuye no mwikaritsiye imwe si no mudugudu umwe haryo umurenge haryo tuye mugoye murenge mbabarira nyine utuye mugoye murenge hari turi mugoye murenge turi ni mu murenge wa Cyuve ahibaza mu karere ka Musanze naturutse hehe mu murenge wa Muhoza ni muri gira amahoro mu Muhoza no murenge umudugudu rogira amahoro oya mudugudu sigira amahoro umudugudu wanyurigira amahoro kusimwa yagira amahoro ni yarajya rubande twebwe ni mubona utuye muri mubona uri umwana wo muri mubona abantu mba navuye nkazamuka nkarenga umurenge wose nkaza mbwira abantu noneho tukamana no kuvuga abantu bakaba no gukurikira ijambo ry'Imana umuntu akayibona agasimbuka tazi nyene ziba zatuvunye kugira ngo tubaha amakuru tukaza igitaraganya baje batureba kaye badukunda niba tubabarire pe baje baradukunda dukunde tukiriho mudinda byo tukiriho izo ndabyo nibaje barazizo twapfuye kuko iyo zimaze iminsi 3 ziba zapfuye cyangwa se zikanamba izuba ryazikubise ni muzide tuzibike mu mavaze dushake n'amavaze nayo dufite pe ariko twayashaka tukanashiramo wanaca ikidomoro ugaterekamo kanashiramo wanaterekana kajura kuhira kavuga ati akani ntuza wakamaye ati nurukundo badukunze ariko baze ziduhatakiriho abatari hafi mu byo bazi tugezaho ntacyo ni mukore subscribe narwo n'ururabyo rukomeye ndi umuntu akoze subscribe ubundi baje arega Emi kinini hari ikintu tutaye dukora ariko baje badukuna mu gihe badukunze bakore na like nyine ukora ikiganiro cacu bagihe like na comment hari ikibazo ufite utabonye kuduhamagara wenda urugero nta telefone ufite ubone mu mashini sivyo wenda ubonye kuri WhatsApp ushaka kubumpamagaye ugasangana muri comment turabibona imbere cyane ariko kora subscribe buriya umuntu wakoze subscribe yakwandikiye tubibona byihuse na comment irihuta warubizi yego na comment irihuta baje badukunda tukiriho nje nsigaye nabwira abantu nimba utaranyeretse ko nkunda nkiriho nimpfa ntuzagire mu ijuru mugengo harankunda komeza Imana igumugisha reka nkwakire rero gutagira dusenze anyuma twinjire mu ivuga butumwa Imana igumugisha wirangara nawe utinyaga ingambwa bonangaye Imana igumugisha nikariyo reka tumaze dusenga Imana mu izina rya Yesu uri Imana nziza uri Imana ifite imbaraga uri Imana ishobora byose uri Imana igendera muri twebwe ikavugira muri twebwe ikagendera muri twe no mpamvu dusenze muri uyu munsi wo kuwa gatatu kugira ngo mu izina rya Yesu reka umwuka w'Imana tugote reka imbaraga z'Imana zibe muri twe mwuka we rategekere muri twebwe imbaraga zawe zira reka ziyobore muri twe mu izina rya Yesu utwemerere ugendere muri twebwe uvugire muri twebwe mwuka we rakorere muri twebwe urakoze banatwe mu izina rya Yesu amen reka dusome ijambo ry'Imana Yobi ibice 7 umurongo wa mbere wonyine haranditswe ngo mbese umuntu ukiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara n'iminsi ye si nk'iyukorera ibihembo buriya Yobu icyatumye abivuga Yobu ngarandika aravuga ngo mbese iyo umuntu ari mu isi saba afashe igihe mu ntambara ngo ndetse ni izo ntambara bafashe ngo ntago iyo saba arimo ntabwo abari nk'ukorera ibihembo iminsi yose amara mu isi abarwana intambara Paul avuze ngo byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga hari igihe turwana intambara izo ntambara turwana kuko turi mu isi tugahura n'imitego ya Satani iyo mitego ya Satani ikadutega tukabasha gukorwa n'isori tukabasha kugendera mu bidatunganye ariko nk'umuntu uri mu isi wafashe igihe mu ntambara ariko Paulo warabivuga ngo byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga no mpamvu kuko twamenye neza ko dushobozwa na Kristo duha imbaraga twamenye ko dushobozwa nawe kuko ari udushoboza ibyo dukora ni udushoboza kuvuga ibye ni udushoboza kuvuga ijambo ry'Imana ni udushoboza kugendera mu buntu bwayo ni udushoboza kudakora ibyaha buriya Daniel Saduraka na Mishaki na Abedenego ubavuga aya magambo ngo umwami arababwira ngo noneho niba mutemereye kuramya ikigirwamana ngo murashirwa mu itanura ariko ko Kristo yabashoboje ko Kristo yakoreye muri bo ko Kristo yagendeye muri bo ngarababwira aya magambo baravuga ngo umwami nyagasani naho Imana dukorera itadukiza ntabwo tuzabasha gukorera ibigirwamana naho Imana ukorera itakwishurira amadeni naho Imana ukorera itakugaburira naho Imana ukorera itagutabara ariko Bibiliya baravuga ngo nubwo itadukiza nubwo itaduha ibyo dukeneye ariko ntabwo tuzemera kuramya ibigirwamana naho Imana itagukorera ibyo wifuza ariko ntukemere kuramya ibigirwamana ntukemere kureka ubuntu bw'Imana ntukemere kuva mu byizerwa ntukemere kureka kugendera mu bitunganye cyo baravuga ngo nyiri mu isi sinzi kuraho kuba inyangamugayo
nubwo wagendera mu bidatunganye ariko uje wibuka ko byose ari Kristo ubashe guhinduka ubashe kugendera mu buntu bw'Imana ngo sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo topestara bodosai ntukigere wikuraho kuba inyangamugayo ujye ukora ibitunganye aho Imana ireba nahitare Imana ireba ahantu hose ariko abantu bareba ibinyangamugayo naho batareba ubinyangamugayo Imana ikugirire neza uradukurikiye urarwaye uradukurikiye ufite amadeni ariko kuri uyu munsi wo kwa gatatu Imana igutabare ikugirire neza ikwambika imbaraga umwuka wayo aza kugirira umwuka wera agukoreho wowe uri mu bitaro Satani ashaka kurangiza umwaka uri mu bitaro ariko uyu munsi ndakubwira ngo mu izina rya Yesu Imana igukure mu bitaro utangira umwaka uri mu rugo mu izina rya Yesu Imana igukiza ideni utangira umwaka randiro datari kugukomangira barayemi arigiye randiro dagukomangira bikakubangamira sibyo yanye ntago randiro dankomangira ariko nyine harigiye randiro akomangira abantu yari yagukomangira randiro none se randiro zo kumanga wanyu ntago wabimenya komeza none rero yakomanze buriya birababaza cyane mwana Imana itanga amazu no ku bantu badukunda Imana ije baremera ibitangaza pe yego noneho ngo yo baravango mbese turi mu isi nta tuba dufashe igihe mu ntambara gumaho ngo baze nk'utubazo tubiri yego ese umuntu abarwa kare mu ntambara ryari igihe yahuye n'ikibazo adashoboye kwikemurira hari ibibazo se umuntu ahura nabyo ashoboye kwikemurira byinshi hari akabazo urugero rw'ibibazo uhura nabyo ushoboye kwikemurira nk'ubu kamera imwe narwana nayo kandi nkayikemura ubwo ko nakabazo nicyo cyo ubwo waje gusengera ikintu ushoboye kwikemurira waje kugisengera Imana ngutabara ari kigufasha hari ibintu ubushoboye kwikemurira ibyo ntago bisengera urane Imana ibintu ushoboye kwikemurira nk'ubu kuko Imana izi ko ushoboye kwifatira iyo kamera ukayikemurira icyo kibazo ntago nyine nta nubwo isho no kutagikora kuko izi kugishoboye no kuvuga ngo igihe cyose tukiri muri iyi si tuzahorana n'intambara tuba dufashe igihe mu ntambara kandi umuririmbyi yaravuze ngo mu isi ndi umushitsi kandi sinzayihoramo ahubwo ngo ndi mu rugendo rugana he mu ijuru yego ngo rero igihe nkiri muri iyi si mfashe igihe mu ntambara undi aravuga ngo mu gihe hagize icaza ubwo arakiri mu isi nyine kikantisha inzira y'Imana uzamfuza uca umugozi sibyo aricyo cya kibazo ari izo za ntambara uri kurwana udashoboye kwikemurira Imana ikora iki ica umugozi hari ibibazo bitatu ngiye kukubaza tumaze iminsi dukora ibiganiro urumva hari n'abantu badukurikiye baje bibaza se ko mpora nsenga nkasenga Imana ibibazo baba babajije ngiye ubwo ari njye ubwanjye nabisubiza ikibazo cya mbere kiravuga muri ubu buryo ese iyo umuntu arwana intambara Kristo yavuze ko adushoboza ibibazo byose umuntu ahuye nabyo biba ari byo gusengerwa hari ibibazo byinshi biba atari byo gusengerwa ahubwo byo gusengera hari itari byo gusengerwa ahubwo byo gusengera ngaho dutandukanyiriza ibyo bintu bibiri hari gusengerwa no gusengera no vango gusengerwa ni igihe wacitse imbaraga ukiyambaza umuntu ufite ubushobozi bwo ko yarasizwe amavuta yo kuba yagusengera hari abantu basizwe amavuta yo kuba yasengera umuntu uwo muntu akaba yagufasha mu gusenga turi kugendana yego Dawidi yigeze kugira inshuti bitaga Yonatani icyo gihe Sawuli yahigaga Dawidi ariko iyo nshuti Yonatani baragendanye Yonatani akajya agira Dawidi inama Dawidi yapanze aramubwira n'amakuru y'ibwami Imana igumugisha rero hari icyo bita umuhanuzi rero iyo umuntu agiye gusenga buriya Yesu yafataga umwanya akajya ku musozi agasenga wenyine aho ngaho yabaga ari kwisengera byaba ngombwa ko bari kumwe n'abandi bigishwa bakababwira nimusenga mujye muvuga babaga baterana akabigisha gusenga hari igihe cyo kugira mode yo guterana hari igihe cyo kwisengera ibyo ni ibintu bitandukanye impamvu nkubajije iki kibazo hari ikintu nshaka kubwira abantu buriya abantu bamenye bino bintu buriya iyo twakoranye niho mpamvu ubona nkunda kuvuga ibi bintu icyo kibazo impamvu nkikubwiye buriya ibintu byose nkunda kuvuga biba bifite impamvu mbivuze impamvu mbikubwiye abantu iki gihe tugezemo ni igihe cyo kwisengera sibyo intambara uri kurwana urazizi intambara urimo urazizi ariko ni igihe cyo kwisengera buri wese agafata umwanya akisengera agasenga ku giti cye agahamagara Imana ubwe akareka kwirirwa zerera ari mu gihirahiro abanga abantu bamusengera ahubwo ni igihe cyo kwisengera wowe ubwawe Imana ikagukorera iki imirimo n'ibitangaza ikibazo cya kabiri
kirabaza ngo mbese dushobozwa byose na Kristo. Kristo ashoboza abandi ababigizemo uruhare. Nuba ngo Bibiliya yaravuze ngo gusenga amasengesho sinzwe amasengesho atagira umwete. Reka ngufashe. Buriya Yesu yaravuze ngo byose bishobokera ki abizeye. Yego. Abantu buriya bizeye nibo ibyo basenga bikorwa kuko bizeye. Byose bishobokera uwizeye. Agiye no gukizikira umugore urizeye ati ndizeye humuka itimuhumura. Nawe ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye ariko uyu munsi izere ugendere n'Imana neza, uvugane n'Imana neza, ukorane n'Imana neza, nugendera mu bushake bw'Imana, Imana iri bukugirire neza. Kandi iki kiganiro tugikoze buraca ejo ari bonane. Reka nkubwire ikindi kintu. Yego. Ni ikibazo cya gatatu. Utundi tuntu nka tubiri ndatuvugaho nyuma. Yego nibyo utubwiye yuko nyine byose bishobokera bizeye. Ese wowe ni ikihe kintu uhora ubitubaza? Ni ikihe kintu wabwira abantu badukurikiye ku byo kwizera? Ku byo kwizera nta muntu wigisha undi muntu kwizera. Buri muntu ku giti cye aba afite uko yizera Imana. Yego. Uko yifashe ni kwizaza. Nufata Imana nk'ifite imbaraga izakora nk'ifite imbaraga. Rero aka kanya tuvugana sinzi kwizera kwawe ngo kungana gute. Kandi nge kwizera mfite gushobora kuba gufite ukundi kuntu kurema ibintu bikemera bitewe n'uburyo nizeye Imana nkorera. Rero kwizera kwawe gutandukanye no kwanjye bitewe n'uburyo wizera Imana. Reka mvuga akantu gato. Impamvu umuntu aba akubwiye guca hari ikintu tugomba kumenya nyine nk'abakozi b'Imana. Hari igihe abantu bafata Imana nk'akantu gato. Yego. Sibyo? Bega bafata ibintu by'Imana bakabigira bito. Bakabigira bito. Hari igihe umuntu avango njeyo kugira nkurikire kino kiganiro. Wenda hari abantu bameze uko simbavuze ariko nyine hari abantu bameze ko bati njeyo kugira nizere nje muri bibi ba Dawidi barimo. Bangorera inzoga ni inywere. Sibyo? Nyine ugafata utwo katugira duto. Ariko ndakubwiza ukuri nufata Imana nk'inyembaraga nugendera n'Imana neza ukavugana n'Imana neza, Imana iragutabara, Imana irakugirira neza, urabona ubushake bw'Imana. Imana iguha umugisha yeme. Ejo kuri bonane mbere yuko wagera hari abazafungwa, hari abazarara mu tubari, hari abo bazagonga, ariko abazarenga kuri bonane bakagera muri uramwaka nabemeye gusenga. Bura kuri bonane niyame n'abantu bagume mu magi wabo. Abantu bagume mu magi wabo pe. Abantu bagira ute bagume iwabo kubera iki? Kuko hari igihe uzagenda ukaboheye n'imodoka ikakugonga gumiwanyu nimba nta bintu bizimugiyemo gumi wawe urikiye umunsi mukuru uriri wawe. Ariko burango ni byakabaye ngo nk'itegeko umuntu akaba yakicana famille ubundi ngaba n'umunsi kwicana. Mbese niba ari umunsi kuganira na famille yawe uragiye barakugonza ugiye guteza umuryango wawe ibibazo. Byo bintu bireke kuri bonane ejo mugumi wanyu mu rugo. Mubi wanyu mu rugo musangiye n'imiryango yanyu mureke kugenda atazagira uhura n'impanuka nkumva ari kumamagara ngo Dawidi musengera. Ntago nzagusengera. Nakubwiye ngo gumi wawe ukanga. Sawa. 078 820 Reka dusoze dusengera abantu badukurikiye tubasabira umugisha ku Mana ngo Uwiteka akomeza barinde kandi abarwanirire aho herere hose katugusengere. Umuyaga bari hangano baye mwinshi niyo mpamvu duhise ducunguza uburyo umwete imvura igiye kugwa cyane. Yego. Ejo mugume mu rugo, ejo mugume mu rugo, ejo bundi fata mikoro. Nibuke ko tugiye gutangira umwaka musha. Tangira umwaka mushuri wawe. Ugiye gutangira umusha mu kabari kubera iki mu gasozi. Ugiye gutangira umwaka mushuri kuraraguzwa kubera iki. Grave wawe, gumi wawe, ubi wawe, Imana igusange. Imana ibahe ibiryo muzarya, mureke munahahe kare, mubirye kare. Imana ibahe umugisha. Umwaka musha muhire, ndabakunda kandi mbakunda cyane. Nifashe ku mutima nk'ikimenyetso cyo kububaha, ndabubashe cyane. Buriya nkunda abantu badukurikira kuri Ndabirambiwe TV, ndanabubaha cyane. Yego. Buriya kuba naje, reba nk'iyimbe, akukura uyu muyaga. Barebe abadukurikiye utwatsi tuturi inyuma ukuntu natwo ubwatwo turi guhungabana. Buriya ku muntu utari uyu muyaga Rwanda jana kiruka. Cyane. Ya kibazo. Nanjye nakuye mu mupira. Adusoze dusengera abantu Imana igumugisha. Mana mu izina rya Yesu uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Ndabizi neza ko ku munsi w'ejo ni bonane ariko uzabagirire neza, uzabambika imbaraga, uzabarengere. Mwami ubwo tuzatangira umwaka musha tukawugeramo turi bazima tuzashima izina ryawe. Ngaho komeza uturengere, komeza twambika imbaraga, komeza ukorere muri twebwe
mwebwe mu izina rya Yesu amen. Imana iguhe umugisha yemwe, ndabakunda nawe ndagukunda. Urakoze.